Muri Bibiliya dusangamo inkuru y'umugabo witwa Goliyati. Nijoro no ku manywa ku mugoroba yahoraga atuka atoteza ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. N'uyu munsi dufite ibyo turi guhangana nabyo. Uyu munsi birashoboka ko utari guhangana n'umugabo w'ikije nka Goliyati. Uyu munsi birashoboka ko uri guhangana n'ibintu bitagaragara utabonesha amaso. Kandi si nibyo gusa, n'urubyiruko rw'iki gihe rurimo rurahangana. Urubyiruko rw'iki gihe rurimo rurahangana na ba Goliyati. Urubyiruko rw'iki gihe rufite Goliyati w'ubwoba, Goliyati wo guhisha ibyiyumviro. Urubyiruko rw'iki gihe rufite Goliyati w'urusaku rubabangamiye mu bwonko ndetse no mu mutima. Abo butumwa nabugeneye urubyiruko rufite urugamba kuri ubu ngubu rurimo ruhangana narwo. Mbabwira nti urugamba uko rwagenda rwose, gutsinda urugamba ni ibintu bishoboka. Buri gihe nisomera urwandiko umukunzi asubizwa mu intege. Urusaku rwa Goliyati muri iyi minsi ruhangayikishije abantu benshi cyane. Urusaku rwo muri iyi minsi ruhangayikishije abantu. Abantu bamwe bafite ba Goliyati b'ubwoba nk'uko nabivuze, abandi bafite Goliyati za depression, bafite Goliyati z'irungu, bafite Goliyati bashirwaho igitutu, ndetse hari n'abafite Goliyati z'ubukungu. Ibishoro byarabuze ndetse n'amadeni aratwishe. Abo ba Goliyati bose bahora badusakuriza mu matwi, batubwira ko tudashoboye, batubwira ko tuzatsindwa, kandi hari n'abatwibutsa ko nta muntu watwitayeho. Ariko ndagira ngo uzajye wibuka ko kuba Goliyati asakuza cyangwa se kuba Goliyati abyimbye, ibyo ntibimugira umunyembaraga. Goliyati yasakurije ubwo bwoko iminsi 40, ariko mu kanya nk'ako guhumbya Goliyati yishwe. Mu kanya nk'ako guhumbya Goliyati yishwe n'akana gatonya ndetse utanagereranya nawe. Yishwe n'umwana mutonya cyane witwa Dawidi, uwo mwana wizeraga Imana. Dawidi ntabwo yishe Goliyati kubera ko Dawidi yari afite imbaraga, ahubwo Dawidi yishe Goliyati kubera ko Dawidi yari azi ko Imana yo mu ijuru ariyo nyiri imbaraga. Rero nawe intsinzi yawe ishobora gutangira muri ubwo buryo. Dawidi kugira ngo atsinde yakoresheje ikintu yari afite. Dawidi mu gutsinda urugamba rwe yakoresheje umuhumetso n'ibuye yaratoraguye mu mugezi. Rero nawe kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe birashoboka ko wakoresha icyo ufite, ubumenyi ufite, ukwizera ufite, amasengesho yawe, umurava wawe, ndetse n'uko uhagaze muri Kristo, tutibagiwe n'impano wibitsemo. Umukunzi nahisemo ntabwo yamempempukira, arakunda ndabizi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntuzigere na rimwe utuma imigambi Imana yakugeneye, icyo Imana ishatse gucamo, ikintu Imana ishatse kugucishamo, ntuzigere ugikumira. Duhitemo umukunzi utumenyera ubu.
ndagira ngo rero tuvugishe ukuri, turebere hamwe ku bibazo urubyiruko, ingamba za Goliath uyu munsi urubyiruko rurimo ruhangana nazo. Izo ngamba harimo za social media pressures. Urubyiruko rw'uyu munsi ruhanganye na pressure nini cyane iri ku rwego rwo hejuru ya social media. Urubyiruko rw'uyu munsi ruhanganye n'imiryango yasenyutse. Urubyiruko rw'uyu munsi ruhanganye no gushaka intumbero. Urubyiruko rw'uyu munsi ruhanganye na depression y'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu bitatworoheye byiganje ku mbuga nkoranyambaga. Izo ngamba zose zirahari kandi ziratwugarije, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose bihora bitubwira ko bidashoboka. Kuri social media abantu bahora batubwira ngo wapi ntacyo muzigezaho, ariko ndagira ngo nkubwire ko wasize uvuze ko ndagira ngo nkubwire ko na Dawidi ubwe, cyangwa se ndagira ngo nkubwire ngo na Goliath ubwe yarazi ko arinda korwaho kugeza igihe Imana yahinduriye inkuru ya Goliath igahita iba amateka. Isho nakora cyose ndacona muburana, yemwe mfite umukunzi umenyera ubuzima. Buri gihe nisomera urwandiko umukunzi asubiza mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya 17 ku murongo waho wa 45 haravuga hati, Dawidi amubwira umufarisayi ati, wanteye inkota n'icumu, ariko njyewe ndaguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Umbira ko uzagaruka kutujyana aho tuzaba mu munezero. Kandi no muri Yesaya igice cya 41 ku murongo waho wa 10 haranditse ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Ndetse no muri Zaburi igice cya 34 umurongo wa 17 niho havuga ngo, igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo ku isi. Iyo ba Goliath basakuje, Imana irabacikesha. Imana ihita ukubwira iti, humura ndi kumwe nawe. Niyo urugamba rukomeye, Imana ihita ivuga ngo gutsinda no kunesha no kwanjye. Inkuru yawe ntabwo igiye kurangira urimbutse, ahubwo ndagira ngo witegure kubicamo utahane intsinzi. Hitemo umukunzi utumenyera ubuzima. Ndagira ngo ibintu uri gucamo byose ushake agapapuro cyangwa se ubivuge. Ndagira ngo ubivuge kandi wongere ubisengere. Wongere ubisengere
wongere ubyereke Imana. Kubera ko ndakubwira ko ya Mana yabanye na Dawidi agatsinda Goliyati, niyo Mana ikiriho, niyo Mana ikidutsindishiriza. Ntabwo ufite gutinya abantu ngo nuko babyimbye, ngo nuko arabanye imbaraga. Icyo ukeneye ni ukwizera, ubundi ukareka Imana ikakurwanirira. Wagira ngo ngushimire wakoze gukurikirana iyi nyigisho, kandi iyi nyigisho ibaye yagize ikigufasha, wayisharinga ukayihereza n'abandi bantu. Wenda igihe wasanga ari n'undi ufite Goliyati nawe akeneye kwamuvaho. Kandi ndagira ngo wibuke ijambo rimwe, ntabwo uri wenyine, intsinzi iri hafi yawe. Ibyo bintu uzajya ubyibuka. Imana ibahundagazeho imigisha.